garagu munyabutewe ntabwo ukuriye no kuba mu munezero w'ubwami bw'Imana. Mu munyakezo afite muyihe wa wundi ufite 10, kuko ufite azongererwa, utafite azanyakwa nicyo yari yafite bene data. Kandi munsi Yesu azagaruka, uwo muntu sinzi nimba azabasha gukora iki, kubona ubwami bwo mu ijuru. Nimba ufite talanto y'Imana ndukubita igituza ko ari yawe, menya ko ni igipimo ku buzima bwanjye. Niducuruza neza iyi talanto y'Imana, Mana izatuhembererwa. Niducuruza neza iyi talanto y'Imana, tuzabasha kuhabwa natwe mugabane mugami bwa ni nyungu yayo. Curuza talanto y'Imana, azayikubaza ni nyungu yayo. Byuka wa mukozi we, curuza talanto y'Imana, azayikubaza ni nyungu yayo. Azayikubaza ni nyungu yayo. Bwana Yesu asifiwe. Churuza talanto y'Imana, kuko azayikubaza ni nyungu yayo. Byuka. Hari abantu b'Imana basinziriye mu iminsi. Hari abantu b'Imana bacukuye ubutaka bashiramo talanto y'Imana. Ariko muririmbyi aratubwira turabashubuje iki gitondo cyiza, abadutega amatwi, abadukurikira, abadushigikira ku y'umurimo, abadusengera. Mana ibaho umugisha iki gitondo cyiza. Tongeye tena kugaruka imbere yanyu dushima Imana kuko turi bazima. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, tukaba dukora umurimo w'Imana mu itoro yitwa Pentecôte de Réveil Philadelphia. Mana ibane namwe kandi itufashe kuyu mwanya. Reka tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Mana nyiricyubahiro, urera kandi urakomeye, mirimo y'amaboko yawe iratangaje, kuryama no kubyukana imbaraga zawe. Urakoze kuko tuhatangiye iki cyumweru turi bazima, tukaba turi imbere y'ubwiza bwawe. Turasengeye umwanya tugiye gutangira yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Mana twezo tutunganye, weza batutega amatwi, utwambike imbaraga z'umwuka wera, bitagaragara tuwe bigagaragara umwuka wa wera. Kandi abantu bose bazumvira ijambo ribashe kubafasha no kubakomeza. Urakoze, utwirukanye ni mwanzi Satani, uturwanya, utatwifuriza amahoro. Turasenya no gutwika imbaraga ze kubw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gutangira mu ijambo ry'Imana iki gitondo cyiza. Twavuze ko Mana mirimo ikora iratangaje. Kuba turiho ni imbaraga z'Imana. Kuba dusobanukiwe gake ya ijambo ry'Imana nayo n'indi mirimo y'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Muto w'ijambo iravuga umugani w'abagaragu bahawe italanto. Umugani w'abagaragu bahawe italanto. Turayisomera kuri Matayo gice cya 25 dutangira ku murongo wa 14 tumanuka hasi. Ariho umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu. Ahamagara abagaragu be abasigira ibye. Abo bagaragu bari bandu batatu. Uwa mbere amuha talanto 5, wa kabiri amuha talanto 2, wa gatatu amuha talanto 1. Uwo mwanya wahawe talanto 5 aragenda agenzura izindi 5. N'uwahawe talanto 2 aragenzura atyo, agenzuramo izindi talanto 2. Ariko uwahawe italanto 1 aragenda acukura umwobo ahishamo talanto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuza wabo bagaragu abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwa mbere wahawe talanto 5 azana izindi 5. Ati databuja, wansigiye talanto 5, dore nagenzuyemwo izindi 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka mu bike, nzakwegurira ibyinshi. Injira mu munezero
wa shebuja. Wa kabiri nawe nuko yasigiwe talanto ebyiri agenzura izindi ebyiri. Shebuja aramubwira ati, aramwishimira. N'uwahawe talanto imwe araza aravuga ati, databuja, nari nzi yuko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, uhinika ibyo utagosoye. Ndatinya, ndagenda mbisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Tushaka kugarukiraho, tugarukire aho tuganire kwa aya magambo y'Imana. Yesu atufashe kandi atugire neza iki gitondo kiza. Twavuze ko numugani w'abagaragu bahawe italanto. Numugani w'abagaragu batatu bahawe italanto. Ariyo mundu wari ugiye kuzinduka mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira italanto. Tumve sasa magambo y'Imana kundo twayisobanurirana. Bara abagaragu batatu. Uwa mbere shebuja wabo amuha talanto 5. Wa kabiri shebuja wabo amuha talanto 2. Wa gatatu shebuja wabo amuha talanto 1. Bibiliya iratubwira iki? Uwo mwanya bamaze kuhabwa izo talanto, uwo mwanya wahawe talanto 5 aragenda agenzura izindi 5. N'uhawe talanto 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe talanto 1 aragenda acukura umwobo ashiramo iyo talanto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Yari yagiye mu kindi gihugu ko amaze kubasigira talanto, arababwiye ko ndagiye ariko nzagaruka kureba izi talanto zanje. Aragendayo aratinda, igihe cyabaye kirekire. Bibiliya ndaye gudisobanura igihe amazeyo, ariko birasaba ko yaragarutse. Mu kugaruka kwe ahamagara abo bagaragu be. Mu kuhamagara abo bagaragu be atangira kubarirana nabo ibyo yabasigiye, talanto yabasigiye. Bibiliya iratubwira iki? Wa wundi wa mbere wahawe talanto 5 araza imbere ya shebuja, azana izindi talanto 5. Ati, databuja, wansigiye italanto 5, dore nazigenzuyemo izindi 5. Shebuja amaze kumva iyo jambo aranezezwa no kumva ko yagenzuye abonamo izindi 5. Amusubiza iki? Mugaragu mwiza, ukiranuka mu bike, nzakwegurira ibyinshi, injira mu munezero wa shebuja. Wa wundi wahawe talanto 2 nawe agenzura izindi 2. Shebuja aramwishimira nawe kubona yakoze imirimo myiza. Ariko wahawe talanto 1 araza aravuga, databuja, nari nzi yuko uri umunyamwaga, uhinuka ibyo utagosoye. Ndatinya, ndagenda mbisha talanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Abo bandu batatu basigiwe talanto, shebuja aragenda, mu kuza kwe yaje kubarira nabo izo talanto yabasigiye. Mumvise ko wa mbere yatanze bamuhaye 5 agenzura zindi 5. Wa kabiri nawe yahawe 2 agenzura zindi 2. Ariko uyu wa gatatu yavuze ko yagize iki? Yaratinye, aragenda acukura ubutaka abika yo talanto. Ariko maze kumva ko waje, nazanye talanto yawe 1 ni ngiyi. Nari nzi yuko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, uhinika ibyo utagosoye.
ndatinya ndagenda mbisha talanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. We yibonaga ko nta kibazo afitanye na uyo shebuja wabo. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Turi mu iyi misi, turi mu murimo w'Imana. Numva mu murimo w'Imana ariho myamagaro zitandukanye. Arabashumba, arabapasteri, arabahanuzi, arabaririmbyi, arabavuga butumwa, arabadiakoni. Ni byiciro by'abantu bahagarariye umurimo w'Imana mu rusengero. Icyo Mana yatushizeho gutyo nuko tuhuza imitima twese hamwe dukora umurimo w'Imana. Ko iyi misi ndimo kumva abantu benshi bagiye bagira indege ngiye bakava mu bushake bw'Imana. Hari abantu bari bahagarariye amatorero bavuye mu bushake bw'Imana. Hari abahanuzi bamwe babivuyemo, hari abavuga butumwa bamwe babivuyemo. Ariko Yesu agiye kugenda yasigiye intumwa itegeko ati nimugende mubwiriza amahanga yose butumwa bwiza, uzabemerera mu mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ngiye kubategurira ahandi, ariko nzagaruka kuko iki kubajyana. Kandi Matayo akongera akatubwira si bose bavuga mana mana nibo bazabona iki ubwami bwo mu ijuru. Natwe twasigiwe talanto y'Imana. Sinzi kundi urimo gucuruza iyo talanto yawe. Tumvise mugani w'aba bantu batatu buryo basigiwe talanto. N'umunsi shebuja wabo yaje, abakoze neza batanze raporo yabo. Na wawundi utakoze neza abwira shebuja we ko uri umunyamwaga. Yari igisubizo kimwe cy'umuntu utazi ibyo yakoraga. Yesu atushoboje natwe kandi adukangure umenye talanto wasigiwe, umenye talanto wahawe, ko azaza aze kutubaza iki inyungu yayo. Murimo w'Imana kera wayoborwaga n'Umwuka Wera. Abantu bagendaga bahinduka umushitsi mu gukorera Imana. Abantu bumviraga ababayobora. Abantu babazaga Imana, bagishaga Imana inama mbere yo gukora ikintu. Ntabwo bapfaga gukora ibyo bashaka gusa. Kuko ndimo kubona ku murimo w'Imana iyi misi ari ibindi bintu byinjiyemwo bitakwiriye kuba mu murimo w'Imana. Kutumvira abakozi b'Imana, kutigisha Imana inama, kutubaha ababayobora. Numva kenshi na kenshi abakristo cyangwa se mu itorero bakira urubanza ubayobora. Ntabwo ari uko bigomba kuba. Turi mu bihe byo gucuruza talanto y'Imana, kuko azaza kutubaza n'inyungu yabyo. Nimba muyobozi yakoze ikosa, ntabwo akwiriye nawe kugirirwa inama, akwiriye nawe gusengerwa, tukamusabira ku Mana, kuko na Satani aratera abakozi b'Imana. Tukwiriye kumufatira ibihe tumusabira Imana, atari kusandaza. Wa gatatu wamaze kumusubiza ko nzi yuko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, uhinika ibyo utagosoye, ndatinya ndagenda mbisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ikindi kibazo mfitanye nawe, nize nuko yaje yiteguye gutyo. Ariko shebuja aza kumusubiza. Ariko shebuja aramusubiza ati, mugaragu mubi we, wa munyabute. Bisubizo shebuja yahaye wahawe talanto imwe. Mugaragu mubi, umunyabute, ko waruzi ko nsarura aho ntabibye, mbunika ibyo ntagosoye, italanto yawe ndi wari ukwiriye kuyiha wari ukwiriye kuyiha ugenza neza, nanjye naza ukamba iyanjye inyungu. Ntabwo wari ukwiriye kuyigenza neza, nanjye nkaza ukamba iyanjye nyungu yayo. Nuko nimuyimwake muhihe ufite 10.
shebuja wabo aravuga ko ati iyo talanto yanjye kuko utashobora kuyigenzura wagombaga kuyigenzura neza, nanjye ngaza gushaka inyungu yayo. We wa munyabute we, abona ko ari umukozi yahawe talanto ariko nta bwenge, ntago yari afite ishaka yo gukorera iki, yo kubyaza umusaruro ku iyo talanto yahawe. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Murongo 25 iravuga iki? Nuko nimuyimwake muhiye ufite talanto 10. Nuko ufite wese azahabwa, ariko azahabwa akarushijwaho, ariko udafite azanyakwa nicyo yari yafite. Ufite azongererwa, ariko utafite azanyagwa nicyo yari yafite. Yesu atushoboje kandi atugire neza. Murongo wa nyuma hano wa 30 uravuga ko n'uyu mugaragu ntacyo amaze, nimumujugunye mu mwijima, hanze niyo bazaririra bakahekenyera amenyo. Nimumujugunye kuko hariya niyo bazarira kandi bakahekenya iki? Amenyo. Kuko byagaragaye ko uyu mugaragu wa gatatu ntago yakoze neza. Wa mbere bamuhaye eshano akagenzura zindi eshano, wa kabiri nawe bamuhaye ebyiri akagenzura zindi ebyiri, ariko bigeze ku wa gatatu agenda agacukura ubutaka, aravuga ko shebuja wacu n'umunyamwaga, asaruraho hatabibye, reka talanto ye nibike hano, yazagarukira nzamuha talanto ye. Kandi nuko yabikoze, munsi shebuja yaraze amubwira ayo magambo. Shebuja we aramugaya ati we mugaragu munyabute we, ntago ukuriye kuba mu bwami bwanjye. Kandi mu munyage icyo yari yafite mu kihe wa wundi wari ufite 10, kuko ufite azongererwa, udafite azanyagwa nicyo yari yafite. Bene data, icyo twashaka kuvuga aho inama yacu nk'abakozi b'Imana, inama zacu ngitorero, mumenye ko twasigiwe talanto y'Imana. Murimo y'Imana ntago ari mikino, kuyu murimo harimo umugisha. Hari abantu benshi Imana yabakuye mu cyavu ikabicaza nabikomangoma, hari abantu benshi Imana yabakuye mu cyaro ikabicaza mu murwa, hari abantu benshi bari batazwi kubw'umurimo y'Imana yaje kubamenyekanisha, hari abantu benshi bavuye mu iki gihugu bajya kuba mu bindi bihugu kubw'umurimo y'Imana. Yebene data, niyo mpamvu tutakwiriye gukinisha mirimo y'Imana. Abakiri ku murimo bungubu mube maso, murebe abatubanjirije ineza y'Imana yabagiriye giye bakoze neza murimo y'Imana. Iyi minsi murimo y'Imana bayemo kavuyo, habayemo kutumvirana, habayemo gusuzugurana, habayemo mashari, habayemo bindu kubesherana, habayemo no kagambane ku murimo y'Imana. Ariko curuza talanto y'Imana, kuko nagaruka azakubaza n'inyungu yayo. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Nasabaga ko twakanguka, twaba maso, tugacuruza talanto y'Imana neza, tukaba nguyu mugaragu wa mbere cyangwa rugero guyu mugaragu wa kabiri. Kuko bamusigiye eshano agenzura zindi eshano, no wa kabiri nawe bamusigiye ebyiri agenzura zindi ebyiri, ariko wa gatatu yavuze ko shebuja wabo n'umunyamwaga, asaruraho atabibye, reka ncyukure butaka shire italanto ye, nagaruka nzayimuhe. Kandi na nuko yabikoze. Yesu aramureba, mushebuja aramureba, avuga ko ari we mugaragu munyabute we, ntago ukuriye no kuba mu munezero w'ubwami bw'Imana. Mu munyakezo afite muyihe wa wundi ufite 10, kuko ufite azongererwa, udafite azanyakwa nicyo yari yafite. Bene data, kandi munsi Yesu azagaruka, uwo muntu sinzi nimba azabasha gukora iki? Kubona ubwami bwo mu ijuru. Nimba ufite talanto y'Imana, ndukubita igituza ko ari yawe, menya ko ni igipimo ku buzima bwanjye. Niducuruza neza iyi talanto y'Imana, Imana zatuhembererwa. Niducuruza neza iyi talanto y'Imana, tuzabasha kuhabwa natwe mugabane mugami bwo mu ijuru. Ariko abantu barimo gucuruza talanto y'Imana nabi, bavuga Yesu aravuze kandi atavuze, babwira abantu amahoro kandi atari igihe cy'amahoro, bahisha abantu ibyaha byabo. Menye ko namwe muzagereranywa cyangwa se tuzagereranywa n'uyu mugaragu wa gatatu wafashe talanto y'Imana
y'Imana acukura ubutaka akayibikamo. Yesu akubyutse nanjye ambyutse, tugire te n'ubwenge, dufatanya amaboko y'itorero, dufatanya amaboko abakozi b'Imana, dusengerane abari mu iki gihugu, abari muri hanze y'iki gihugu, tusabire natwe tubasabire, dukomezanye ku murimo w'Imana. Ntago ari mirimo yacu twamagariwe ni ukubaka mu mubiri wa Kristo, ntago turabo gusenya. Nuko turamatorero atandukanye, ariko mwami wacu ni umwe, kandi Yesu umunsi wazagaruka twese azaza kutujyana munsi umwe, ijuru rizaba rimwe. Turangana hano, aba bakavuga abana abangaba, abana abangaba, abana abangaba, ariko twese turaba Kristo, twapfiriwe n'umwami wacu Yesu Kristo ni umwe, kandi yagiye kututegurira twese ahantu azagaruka twese kutujyana. Niyo mpamvu mureke tucuruze talanto y'Imana neza. We wacukuye ubutaka ukabika talanto y'Imana, wongere ubyuke ucuruze talanto y'Imana, wongere ufate tena talanto y'Imana. Wari umuvuga butumwa warabiretse, wasengeraga amatorero warabiretse, Yesu wafashaga abakozi b'Imana warabiretse, nukugaragara ko ngwi talanto yawe wacukuye ubutaka urayibikamo. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Aya yari amagambo y'Imana yo kumenya buryo twacuruza talanto y'Imana, tukafata urugero rw'aba bagaragu wa mbere n'uwa kabiri, ariko wa gatatu tucahe uwo mudayimoni, tubashe gushimwa natwe munsi Yesu azaza kujyana itorero ryayo. Reka turirimbe aka kayindirimbo anyuma tusenga Imana. Yesu abafashe kandi abagirire neza. Wari umuririmbyi wanejeje umutima wanjye ni kera cyane mu 2002 aturirimbira aka kayindirimbo. Aravuga iki? Aravuga abakozi b'Imana barasinziriye, abakozi b'Imana barasinziriye, byuka wa mukozi we, byuka wa mukozi we, ucuruze talanto y'Imana azayikubaza ni nyungu yayo. Curuza talanto y'Imana azayikubaza ni nyungu yayo. Byuka wa mukozi we, curuza talanto y'Imana azayikubaza ni nyungu yayo, azayikubaza ni nyungu yayo. Bwana Yesu asifiwe. Curuza talanto y'Imana kuko azayikubaza ni nyungu yayo. Byuka. Hari abantu b'Imana basinziriye mu iminsi, hari abantu b'Imana bacukuye ubutaka bashiramo talanto y'Imana, ariko muririmbyi aratubwira ubyuke, curuza iyi talanto y'Imana kuko azakubaza ni nyungu yayo. Byose dukora mu murimo w'Imana, byose dukora mu itorero ry'Imana, yari byiza ari bibi tuzabisarura, ari byiza ari bibi tuzabanza tubibazwe na nyir'umurimo. Yesu atushigikire kandi Yesu adukangure tubashe gucuruza talanto y'Imana neza. Tugiye gusenga Imana. Mane dufashe, Mane dushoboje. Turagushimiye wera wa Israeli, tunejeje n'ijambo ryawe. Gucuruza talanto yawe mwami. Iyi minsi abantu benshi barasinziriye, iyi minsi abantu benshi bivumbuye ku murimo wawe, iyi minsi abantu benshi barimo gusenya, ariko turasaba zindi mbabazi zawe zongere zitugarukeho mwami. Ngitorero Pentecote ku isi yose, ntabwo ari hano mu gihugu cyacu, abari mu isi yose itorero Pentecote ubeze utunganye, dushigikire abasenyi ibyawe, abangizi ibyawe, abazana inyigisho z'ubuyobe, ibyo byose bikurweho nawe, abazana indege ngeya ku murimo wawe, abagusha abandi. Nirukanye izo mbaraga ononde Jésus Christ, n'umwa za Satani tuzazirukanye mwami mwiza. Abahanuzi b'ibinyoma twagaritse imigambi n'imbaraga zabo, abasinziro bakangure data, weza abakozi bawe, weza itorero ryawe, utuete n'imbaraga zo gucuruza talanto yawe, kuko giye uzaza uzatusange twagaragaje inyungu yabyo kwa jina la Yesu Kristo. Yaba bakuru, yaba bana bato, yaba bandu basaziye ku murimo wawe, wongere teno babyutse Kristo, uhagarare imbere yacu, kuko ari we muyobozi nyir'umurimo. Imvururu ku murimo wawe turabyirukanye imbaraga za Satani. Shigikira itorero hari mu gihugu cyacu, hari hanze y'iki gihugu, hari abavuye hano bajyana butumwa bwiza mu bindi bihugu, hari abavuye mu bindi bihugu bazana ubutumwa bwiza hano Mana, nabo bashoboje utwambika
imbaraga. Abakristo bashoboje bakishwe bugufiya bacuruze talanto yawe neza. Baririmbi bakishwe bugufiya bacuruze talanto yawe neza. Abahanuzi bakishwe bugufiya bacuruze talanto yawe neza. Abavuga butumwa bakishwe bugufiya bacuruze talanto yawe neza mwami. Abahagarariye amatorero nabo bashoboje bakishwe bugufiya bacuruze talanto yawe neza, kandi muriro wawe byaza umusaruro. Abakiri mu bya bave mu bya. Mana urakoze utushoboje kandi dushigikire. Ubwo twagaritse ni Satani teze imyambi ku murimo wawe mwami. Butwari n'ububasha bwe turabuhagaritse. Abananiwe ku murimo bambiketse n'imbaraga. Abasinzire wongere babyutse. Abarwayi bakize bari mu ibi bihugu bari mu bindi bihugu. Abari mu bihugu birindambara batakicuruza talanto yawe neza nabo bashigikire kubw'izina